meze neza abantu banjye ndizera ko mumeze neza ariko man gakabi gasekwa n'akeza kandi ngo abagira amenyo baraseka. Ndizera ko ariko mumeze neza. Hanyuma gahunda rero icyo mbakomeza kubasaba ni uko mwakomeza kunshyigikira kuri YouTube yitwa KJD TV Rwanda, byanditse aho hejuru, hanyuma ukagenda ugakora subscribe, uraza kuba unteye inkunga ikomeye. Tugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo murebe ibyegeranyo byiza cyane, documentary nziza, hanyuma tunabagezaho n'ibiganiro bigiye bitandukanye ku ngingo runaka, cyane cyane ku bijyanye n'uburere mbonezagihugu, kuko twese dukunda igihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko like cyo tumenye ubundi by'ukuri kugira ngo igihugu gitere imbere. Baka kanya turi mu bibazo bya essence, izamuka ry'ibiciro, turi gushishikarizwa kujya mu kazi cyangwa se n'ahandi hantu hose twifashisha amabisi. Hano haracyarimo intambara ikomeye cyane cyane ko hano hose ntabwo amabisi ahagera. Uva Kacyiru ajya akora Kimihurura still azakenera iyo moto, azakenera imodoka iri private. So aho ngaho rero leta ikwiye kureba how can it be. Hanyuma ukwibaza ngo bigenda gute kugira ngo abantu abene igihugu batereranwe cyangwa se bageraho umuntu yiheba, akabyite gutya. Yes, kuko iki gihugu kugira ngo tukigere cyiza bizaturuka kuri njyewe, kuri wowe. Ariko se abana bacu turi gukora iki? Bamwe muri twebwe turi gusafaringa bitewe n'ibikomere cyangwa se bitewe n'ibibazo twabayemo, ariko imbuga nkoranyambaga z'iki gihe zigiye kutwangiriza abana. Mu gihugu cya Uganda hari abana bahoze bavuga challenge yitwa ngo once my boyfriend said. Kwibaza umwana w'imyaka 12 13 utangiye kujya mu bintu biri unprofitable, unsupported, kandi hano mu Rwanda ugasanga birahari, kuko niho usanga abana b'urubyiruko bashaka kumenyekana cyane baciye ku zino mbuga nkoranyambaga. Araza hano rwose ntatinye kuba yakiyambura ubusa, akabagenda akavugika agatukana kugira ngo amenyekane. Twibaza ngo aho igihugu cyacu cyo kiri kwerekeza hagana he? Byagenze bite kugira ngo tugeraho abantu batinyuka? Umuntu agatinyuka akajya hariya kuri kamera akavuga ubusa, like byagenze bite? Ninde wambwira uko byagenze? Niyo mpamvu natangiye mvuga ngo akabi gasekwa n'akeza. Niba abayobozi b'igihugu barwana kugira ngo iki gihugu baranakirwanira, kugira ngo kino gihugu kigere aho kigeze aha ngaha, umunyarwanda iyo agiye mu yandi mahanga hose, I'm telling you they respect you. Iyo ubwiye umunyamahanga ati ngewe nturuka mu Rwanda cyangwa se uri mu kindi gihugu, ukavuga ati, bahita bavuga ngo cya gihugu kigendera ku mategeko, cya gihugu kiri ku murongo, cya gihugu kigira isuku. Ariko ugasanga imbuga nkoranyambaga zino twita ko ziri hano hanze ziri kugenda zitwangiriza abana. Ukibaza ngo amaherezo ni ayahe? Niba bamwe barwanira kugira ngo igihugu kigende gitere imbere, hanyuma urubyiruko rw'ejo cyangwa se urubyiruko rw'ubu aribo bantu b'ejo hazaza bakaba bari kwenyereka, nta muntu n'umwe uri gukomaho. Ubwoba, nyamara mushatse mwafatirana imbwa igihebe, ihene igihebeba, niko bavuga. Iyo ushaka gufata ihene uyifata bigenze bite? Igihebeba. Aborere yigire umwana aho kugira ngo afokasinge ku byo by'amasomo, ari gufokasinga ku bintu byo kujya hariya kuba icyamamare. Ariko ibi nabyo bakabiterwa n'ikintu ubukene buri mu miryango. Kandi umwana w'imyaka ingahe niwe ugomba kwiga. Niyo mpamvu agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo
amenyekana abona ayo mafaranga none ko ababikoze bose bagiye bamenyekana muri ubwo buryo byarangiye babonye amakontra akomeye babona akazi gakomeye ku maradiyo. Hano hari amaradiyo mu Rwanda akoresha abantu abakobwa bahoze biyambura ubusa mu masitade, bahoze biyambura ubusa bikamenyekana ko baryamanye na kanaka kugira ngo bahabwe amakampani hano mu Rwanda araha kwamamaza cyangwa se agaha ibiraka byo kwamamaza bene bano bantu. Nyuma wa mwana mutoya ukizamuka ukeka ko wazakora wa wundi wabonye ko bino bintu birarisha se bizana akantu, umwana akavuga ati aho kugira ngo jyewe nicirwe n'inzara mu karere k'iwacu hariya mu ntara bya danje, reka nzamuke i Kigali nkwere. Kaza muri Kigali social media nk'izi ngizi TikTok, Instagram, YouTube, agenda akajyaho n'ibiganiro bigenda bicaho ugasanga umwana hari ikintu nahoze nifuza rero nko ku ma TikTok cyangwa se ku ma Instagram, aho abana b'abakobwa benshi cyane aribo bari kwamamaza iyi miti ngo yongera umwana n'umwana mutoya. Amafaranga gusa si amafaranga ntazadukuramo yo kotsa. Kora rero subscribe kuri KGD TV Rwanda, ntugende rwose ukore comment hanyuma tuganire. Iki gihugu ni icyacu, iki gihugu hari abantu bakirwaniye hariya, ariko natwe nk'urubyiruko n'iki tugomba gukora. Niba umuntu ageraho ashobora kugera agakora ikintu kidakorwa kugira ngo amenyekane, ugasanga aranagikoze ahembwe guhabwa akazi keza, wa muntu uvuga ibintu bizima ugasanga ari gustruggle. Haze nibaza ari ubundi mu mugenzi wanjye twahoze tuganira, umuntu iyo ufite YouTube channel ivuga amatiko ituka igera gute, YouTube channel irarenga cyane. Igeze YouTube channel ivuga ku bintu rwose bino turi kuvuga hano, uburere igihugu biki n'ibiki, it is not making sense. Ibi rero ni iki bikwiye kwigisha inzego za leta ntizifata ibyemezo. Kuki abantu bemera gutuka abantu bavuga ibizima? They are not getting anything. Subscribe kuri KGD TV Rwanda, dukomeze tubane.